genda bizi neza ko araniweka ari umugabo ku buryo njye na buri umwe wese waza wabona ndo kuza kumakana ngo n'umugore. Ubwira pe njye ikintu kigomba kukwemeza ko araniweka ari umugabo. Ziko noneho the entertainment buri hejuru cyane cyane by'abahanzi. Ubu noneho we muhanzi uri kugufasha. Umva araniweka ari hejuru. Uko none. Ego mama. Uriya mubebe wumvise uburyo azi kuririmba. Umuki? Uko none. Hari umukobwa mu araniweka. Kandi nawe ngo ari umukobwa ngo ndetse no kufatira n'umukobwa. N'umuhungu. Ariko mu musazi mwana. Ego ibyo ngo byabisere mwana ahubwo mwana azi kuririmba njya ngo indirimbo iyo none ngiye kuryama iyo ngiye kuryama nta indirimbo nakumva kubera nyine mba numva ahubwo reba atuma ngira nyine nsinzira n'igihe mafite n'ibitekerezo nkasinzira reba iriya ndirimbo ye yitwa Diamond Heart nyine ngo ni umutima wa Diamond mwana nubwo nayo nyine ngo ari indirimbo igize iy'akababaro hariya aba ari umukobwa itonde se nyine aba ari umukobwa wakatiwe mwana iriya ndirimbo ndayikunda yaririmbiye umukobwa wakatiwe oya never niwe wayiririmbiye ahubwo nuko ntari nabikurikirana neza niba yaratewe indobo nyinshi niba bimeze bite ntabyo nzi bagiye bamukatira ari kujya terera hari ahantu agera akavuga ati se ngo if I would be a Diamond Heart urumva ngo yatereta abakobwa benshi ngo yo bullet proof ngo ntago yari kunyinjira kari akantu karanyuma ariko se reka nkubaze umaze igihe kingana gite umuzi umenyanye nawe ahubwo nta nubwo munaziranye ikise iki bivuze ujye unareba na live ziwe araniweka kankubwire ni umugabo ku buryo nkubwira kuri nyina nese kumva nyina umukobwa ndi gukubwira yari kumukunda atari reka nkubaze uwo mugabo w'ikigwari uzakoresha live agatumira umukobwa ngo bari we uyikina abaho none sinaguzi nkabareba nk'aba Bruce Melody kuntu bajya baririmba bagazana umukobwa akatinga mu ndirimbo zabo of course abaje kubyina ariko umuntu uba wifite mic aba ari Bruce Melody cyangwa se uwundi we uri kubihakana ko araniweka ari umuhungu ni umukobwa mwana byibuze se nuwahe araniweka nuwahe ndeka teke kwita ngo nuwahe ahubwo mbwira wari wamubona yambaye ijipo wamfashe araniweka ni umukobwa ikigero cy'imyaka 25 ko yavutse 98 uri kubyumva none akaba atuye muri irarisa nkuru ntabwo oya n'ikindi kintu utaramenya ntago ari umuhanzi gusa ni umuproducer aranandika foto ni umuproducer nasi umuproducer aba producer benshi ujye ubona atari abahungu benshi uvuze benshi bose ni abahungu ariko ndi umuproducer uzi w'umukobwa nise numirwa nasi nakubaje wari wamubona yambaye ijipo oya reka none ushatse kunyica mu mutwe ngo nta muproducer w'umukobwa ubaho nasi nyine mumbwira uzi w'umukobwa koko none se ubwo wari uzi yuko urumva no kugira ngo nabyo cya gikombe cy'abanyamerika abasore nyine urabizi ko waryo bajyagira igihe bagakora bavuga ati abasore bagiye kuririmba uzatsinda niwe uzatwara igikombe araniweka niwe wagitwaye icyawe na mwaka ushize no se gutwara igikombe cy'abasore ari umukobwa nyine wowe ikintu maze kubona ikintu maze kukubonera usigaye ureba ibintu ahubwo ukarota ukaza utubwira inzozi mpaye nka none ahubwo se icyo gikombe cyatwawe ryari ni kuya televiziyo nasi nabyuzi ahubwo ujya kumbwira none n'abajaji bari bahari man icyo gikombe cyatwawe na araniweka cyari cy'abagore ku icyo gihe ngenda byibuka hari na Taylor Swift urumva hari inde Rihanna nawe yari ahari yari umufana ndibuka ko yanafanye araniweka ageze aravuga ati ngo oye baramwishimira nyine yarahari ugiye kumbwira uburyo Rihanna w'umukobwa ajye gufana abagabo oya ntabireza ajye kwitesha umukobwa oya bafana wanasanga anamukunda none araniweka Rihanna ntago ari umurezi araniweka ndabizi neza ko ari umugabo ku buryo na buri umwe wese waza kumbaza ambaza ngo ese araniweka niki namubwira ko ari umugabo kandi nabibwira mbishimangiye araniweka ari umukobwa ahubwo abantu bajya bansetsa pe igihe cyose habaye amarushanwa y'abakobwa niwe uhari ari actingira igihe cyose kuri live ntabwo ndabona umuhungu witwa araniweka njye n'ikimenyimenyi
njye iminsi 2 cyangwa 3 nzagenda nkuzana video imwe cyangwa se video zigera no muri 30 zikwereka ko ari umukobwa. N'ikindi kandi ndaza kukwereka kuri Google nkwereke nyine ukuntu ateye, background, imyaka ye, uburebure, umuryango akomokamo, n'ikindi utaruzi. Ndaza no kukwereka ko ari umukobwa w'imyaka 25 ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo.